watangiye kwandika ikindi gice cy'ubuzima, mu gihe wamaze kwandika ibyo bintu byose wabishyize ku rupapuro, ibyo ushaka guhindura mu buzima, mu gihe watangiye kuvuga uti ejo nzatangira kuri iki ngiki, nicyo ngiye kwifokalizaho kugeza igihe kirangiye, ugomba kumushyirira mu mutwe wawe yuko ntacyo ngomba, ntacyo bagomba, ntacyo nkugomba, ntacyo ngomba. Nta bisobanuro bishatse kuvuga ngo nta bisobanuro ngomba kuri gukora ubuzima bwawe, nta bisobanuro ngomba bw'impamvu wahisemo gukora ikindi, gufunga ibyashize ugahindura ahasigaye, mbese ugahitamo kugira gufungura ikindi gice cy'ubuzima gitandukanye n'ibyashize. Shyirira mu mutwe wawe uti ubimanikire, nushaka ubimanikira ahantu uti ku buryo uzajya ubasha kubibona uko ubyutse mu gitondo, uhanyandikira uti ntacyo mbagomba, nta bisobanuro nkugomba. Ubundi wandike munsi uti kugira ngo uhindure imitekerereze yawe. Ahasigaye unyandikire munsi uti mbere yuko nsubiza ibyifuzo byawe, ndabanza gusubiza ibyo roho yanjye yifuza.